Ndabasuhuje mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cya none tugiye kuvuga ku buzima. Ku buzima rero iyo tuvuze ubuzima wumvamo uburwayi butandukanye, ibiribwa dufata n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kureba ku kiribwa. Tugiye kureba ku rubuto rwitwa indimu. Indimu kenshi uzajya ubona ko tuyitegura haba mu maji cyangwa se mu yandi mafunguro atandukanye, kandi indimu ushobora no kubirya yonyine. Indimu ni urubuto rwiza nakurangira kandi urubuto rwihariye mu bijyanye no kongera ubudahangarwa. Nitwa Isabelle Dusengimana, wahisemo neza uhitamo Hot250 TV yacu yizewe. Reka nkwibutse ko rero niba utarakanda kuri subscribe ngusabye ko wayikandaho kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Tugiye kuvuga ku kamaro k'indimu ku buzima bwa muntu kugira ngo nawe nuyikoresha ujye uvuga ati ndi gukoresha indimu kugira ngo ibingibi batubwiye akamaro kabyo bigere ku mubiri wanjye murinde uburwayi butandukanye, kuko indimu yifitemo ibyongera ubudahangarwa bw'umubiri. Indimu rero ndakubwira ibyiza byayo n'akamaro kayo ku buzima nifashishije urubuga medicalnewstoday.com. rwo rwakoze ubushakashatsi rurandika rugaragaza ko kurya urubuto rw'indimu bigabanya byinshi cyane, bigabanya ibijyanye no guhura n'uburwayi butandukanye. Ariko noneho hakaba bya bibazo bikomoka kutagira vitamine C, kuko indimu ubundi ikungahaye cyane kuri vitamine C, ari nayo idufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Indimu rero ku muntu uyirya kandi akayirya ku rugero ruhagije, akayirya mu gihe kandi gihoraho, bidufasha cyane cyangwa se biduha amahirwe yo kuba twarwanya kwandura kanseri zitandukanye. Indimu rero ni urubuto rwiza cyane, nubwo usanga abantu benshi badakunze kurwitaho cyane kubera rusharira. Ugasanga umuntu ararurya wenda avuga ati ndi kwivura inkorora cyangwa ibicurane kubera ko wa mutobe warwo usanga umeze nkaho ukaze. Indimu rero burya uba ugomba kuzirya, yego ugomba kuzirya, ugomba kuyinywa mu mazi, mu cyayi, mu maji atandukanye, ukibuka gushyiramo indimu kuko uraba wongereye ya vitamine C, kandi vitamine C idufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Hari n'ubundi rero ubushakashatsi bwagaragaje ko indimu zirimo intungamubiri kandi zitandukanye. Iyo rero uzifungura cyangwa se iyo uzirya nibura buri munsi uko ugiye mu kazi cyangwa se ugiye mu yindi mirimo ugafata indimu, biguha ya mahirwe yo kuguhangana n'indwara cyane cyane zimwe zigenda zigafata umubiri wacu, cyangwa se indwara zandura kurusha wa muntu utazirya. Nkuko rero tubikesha rwa rubuga, reka nkubwire ko kurya indimu cyangwa se wa mutobe w'indimu bikungahaye kuri vitamine C ndetse na vitamine B. Ni nayo mpamvu rero nkubwira nti mu moko y'imbuto atandukanye hari iziribwa. Yego hari iziribwa ubanje kuzitara, urabizi ko nk'imineke ubanza gutara n'izindi mbuto ushobora kubanza gutara, ariko indimu yo uyisarura uyironga uhita uyirya. Iyi ndimu rero icya mbere ifasha mu ruhu. Uruhu ni igisubizo cyiza, indimu ni igisubizo cyiza ku ruhu, ku bantu bafite amabara cyangwa se amatashe ku ruhu. Indimu ni umuti mwiza kuko ifite ya vitamine C. Ikindi kandi ya vitamine iragenda ikagabanya icyitwa melanine. Melanine ni cya kintu cyo mu mubiri gitanga ibara ry'umukara ahantu runaka. Usanga rero abantu bafite amabara atandukanye y'umukara mu maso, ugasanga niba afite imibiri yombi hajemo rya bara ry'umukara ryiganje, ugasanga afite amatashi. Hari nko mu kwaha ugasanga habaye umukara, mu musatsi n'ibindi. Igabanya rero rya bara ry'umukara riza ku ruhu, urumva ko ari igisubizo ku ruhu. Ikindi kandi nuko indimu inatuma uruhu nyine rwihanganira ya mirasire y'izuba. Hari igihe umuntu ajya ku zuba ugasanga uruhu rwe rwakanyaraye n'ibiki, ariko niba ukoresha indimu uyirya birihanganira ya mirasire y'izuba, ntabwo umera nk'umuntu utayirya. Niyo mpamvu rero mbere yo kuva mu rugo ukwiye ubundi kujya ubanza ukarya indimu, cyangwa se umubiri wawe ukawugaburira indimu kugira ngo wirinde icyo kibazo, kuko ntabwo uba uzi ngo uyu munsi izuba riraza kwirirwa gute. Uretse rero ibyo bibazo bitandukanye by'uruhu indimu ikemura, umuntu ashobora no kwifashisha yivura za mvuvu zo mu musatsi. Hari igihe uzabona mu musatsi niyo wakogamo gute, niyo wasiga amavuta ameze gute, uragira imvuvu mu musatsi. Igihe rero cyose ufashe wa mutobe w'indimu ukawusiga mu musatsi, iyo aside iri mu ndimu iragenda ikarwanya za mvuvu ziza mu musatsi, umusatsi ugahora ameze neza nta mvuvu zirimo. Kugira ngo rero ukire ni uko ufata
ibiyiko bibiri by'umutobe w'indimu. Yego, wafashe indimu uyikamura ukuramo uwo mutobe wakoze, noneho hanyuma ukagenda ukawusiga mu musatsi maze ugategereza iminota mikeya, ubundi ukaza kogeshamo isabune nziza muri uwo musatsi. Ikindi noneho nakubwira nuko indimu inahangana n'indwara zo mu nda. Hari indwara zo mu nda zitandukanye, abenshi zo bazi n'inzoka. Bishobora wenda gutungurana ukumva uratunguwe cyane nkubwiye ngo indimu zivura mu nda, kuko ubundi zirasharira, ubundi wagakwiriye kuvuga ngo ubwo zitera mu nda. Indimu rero nyamara burya abaganga bagaragaje ko umutobe w'indimu, kurya indimu bifite ububasha cyangwa se ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo byose byo kuribwa mu nda. Twavuga n'ibijyanye n'isesemi, kumva mu nda haragugaye, kubyimba mu nda, gutumba, gutura imibi n'ibindi byinshi cyane bitandukanye dusanga byabaye nk'ingaruka mu nda bitewe n'ibiryo wariye. Indimu irabifata rwose ikabirwanya. Yongera kandi n'imikorere myiza y'igifu, cyane cyane mu bijyanye n'igogora, ibyo wariye bikagogorwa neza cyangwa se igifu kikabisya neza. Indimu igira n'uruhare rukomeye, ubwo nta kandi kamaro, igira uruhare rukomeye cyane mu rwungano nyamaraso. Nimvuga urwungano nyamaraso, n'undi mumaro ukomeye w'indimu cyangwa se urubuto rw'indimu ndi kukubwira, kuko iragenda ikarinda rwa rwungano nyamaraso kubera za potassium dusanga mu ndimu ku bwinshi, biha n'ubushobozi bwo kurinda indwara zitandukanye zifata cyangwa se zibasira umutima, bikagabanya wa muvuduko ukabije w'amaraso. Ikindi kandi biranagenda noneho bikarenga bikagera ku rwego rwo kuvuga ngo indimu irafasha ubwonko, kuko niba irinda imiyoboro y'amaraso, amaraso aratembera neza mu bwonko, ubwonko ntabwo buri buze kunanirwa, burakora neza. Ikindi noneho wa munaniro cyangwa se stress, ugasanga ubwonko bwagize stress cyangwa se ugata umutwe cyangwa ukumva umutwe uremereye, indimu rero ibyo ngibyo iragenda ibikureho. Indimu ni urubuto rwiza utagakwiriye kubura mu rugo iwawe, cyane cyane ubundi mu buzima bwa buri munsi, kuko irinda n'indwara zo mu kanwa. Uti gute? Indimu iyo igiye ikagira mu kanwa cyangwa se umutobe wayo, ifite ubushobozi bwo kuvanamo za mpumuro mbi mu kanwa, kuko yica za mikorobe zabangamira mu kanwa, ndetse abagira ibibazo byo gutoboka amenyo cyangwa se kurwara ishinya, kuva amaraso mu ishinya, indimu ni umuti mwiza. Ikindi ni ukubera ko ubukana bwa ya ndimu biragenda bigahangana n'udukoko dushobora kuba twaribitse mu kanwa cyangwa se kuzana indwara zitandukanye mu kanwa. Icyakora reka mubwire ko kurya indimu nubwo bivura mu kanwa, ntabwo ari byiza ko umutobe w'indimu wawutinza mu kanwa. Niba ugiye kunywa nyine nako kanya, cyangwa se wifata indimu ngo uyihekenyesha amenyo, uri kuyica, kuko indimu ubundi uriya mutobe ufite ubukana ku buryo umajije igihe kinini mu kanwa ushobora kugenda ukangiza noneho rwa ruhu rwo mu kanwa, ugasanga mu kanwa nyine ntabwo bimeze neza, cyangwa se amenyo ukajya ujya kunywa amazi cyangwa ikindi kijya ukumva arakurya kubera ko umutobe w'indimu wawutindije mu kanwa. Isukura rero n'ibijyanye n'urwungano ngogozi byo ntabwo nabitindaho cyane, kuko zifite ubushobozi bwo kugenda bugakuraho ya myanda iboneka mu mpyiko, ndetse n'amabuye aboneka mu mpyiko cyangwa se ashobora kuba ari mu mpyiko. Urumva ko isukura mu nda. Kuzana rero itoto ku ruhu, indimu ni umuti mwiza. Wayiriye cyangwa se wayisize, wariye indimu by'umwihariko arayirya, ntabwo rwose uruhu rwe rujya rusaza imburagihe, kuko cyangwa ngo ubone rwakanyaraye, ubone rurasa nabi. Ahubwo nuko indimu ishobora rwose kuvura rwa ruhu rwasadutse, ikavura rwa ruhu ubona ruhanda n'ibindi bitandukanye. Ishobora kandi no kuvura za nkovu ku mubiri, za zindi usanga wararwaye nk'uduhumane cyangwa se uduheri zigasigara. Indimu iratugabanya, ndetse ikagabanya n'umunaniro w'amaguru, cyane cyane kuri wa muntu unanirwa amaguru ukabona yabyimbye. Iyo unyweye rero umutobe uvanze n'amazi, indimu iragufasha cyane. Akamaro rero ko kurya urubuto rw'indimu ni kenshi cyane. Mu bushakashatsi bwakorewe ku bantu bagera kuri 19% baryaga ibiribwa birimo vitamine C, bwo bwagaragaje ko byagiye bibagabanyiriza ikibazo cy'igabanuka ry'amaraso ajya mu bwonko. Urumva ko iki kintu ari ikintu cyiza, birwanya kanseri, kuko iki kiribwa cyangwa se urubuto ndi kukubwira gikungahaye kuri C n'umutobe wayo, biragenda bikagufasha guhangana cyangwa se kurwanya kanseri. Kurya indimu kandi y'umwimerere, ni ukuvuga ya ndimu usaruye ku kanya ukahita urya udategereze ko imara iminsi, bifasha uruhu mu guhangana n'imirasire y'izuba, bikubwiye bikakurinda no kuzana iminkanyari, birinda asima. Asima ni indwara rwose mu buhumekero yibasiye benshi. Kuba rero asima ikubangamira cyangwa wumva rwose ni indwara ikomeye, ariko
ku bantu barya indimu rwose ni urugero ruri hasi, ntibizigera bahura n'iyo asima. Byongera mu mubiri intungamubiri yitwa iro. Iyo ngiyo iyo umubiri ufite iro cyangwa se iyo yabaye nkeya mu mubiri, yabaye nkeya bituma amaraso agabanuka, ugasanga umuvuduko w'amaraso uri hasi ugereranyije n'umuntu wenda ufite izindi ntungamubiri dusanga mu ndimu. Byongera n'ubwirinzi bw'umubiri kuko muri rusange ni ibiribwa cyangwa se imbuto zikungahaye kuri vitamine C ubundi bifasha mu bwirinzi bw'umubiri guhangana n'udukoko twatera indwara zitandukanye n'ibindi byinshi bitandukanye. Indimu rero zagaragaye nk'imbuto nziza cyane zifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwihariye, kandi umuntu akaba asabwa nibura gufata nibura 1/4 cy'indimu cyangwa 1/4 uko kuburiye indimu bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wayinywa mu cyayi, wayinywa mu mazi, indimu wayishyira ku masalade, indimu wayirya ari yonyine bikagenda neza cyane. Ndagushimiye wayizemo neza, uhitamo aho dufite TV yacu yizewe. Reka nizere ko tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Njye nitwa Isabelle Dusengimana, mbifuriza ubuzima bwiza. Niba utarakanda kuri subscribe ikanda kugira ngo ibiganiro bitazajya bigucika. Bye bye.